Inshuti bakunze ubukombe TV twongeye kubaha ikaze tubifuriza kugubwa neza mukurikirana amakuru agezweho y'abastar. Zimwe mu ngingo z'amakuru tugiye kubagezaho nuko igisupusupu cyagarutse mu isura nshya, amatentire ndetse n'amaherena. Ntimucikwe. Umuhanzi kandi akaba n'umunyamakuru wahoze akorera Radio Salus Ally Soudy yanze kwita izina ubuheture bwe hatabayeho umuhango wo kurya ubunyano kubera COVID-19. Indirimbo ntiza ya Mr Kagame na Bruce Melody ishobora guhagarikwa. Aya ni amakuru atugeraho muraza kumva ku buryo burambuye. Turaza no kubabwira kandi ko Igor Mabano wasubitse igitaramo cye agiye kumurikira album kuri YouTube. Uretse n'inkuru kandi umuhanzi Kazitonzi yemeje gufasha umunyempano Alexandre Renso ufite ubumuga bwo kutabona. Turaza gusoreza kandi no kuri no nkuru ivuga yuko bidasubirwaho Gasogi United yasinyishije Iradukunda Bertrand wakiniraga Mukura Victory Sport. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tugume twibanire akaramata. Amakuru ku buryo burambuye tuyahereye ku gisupusupu cyagarutse mu isura nshya. Abakunda cyane gukoresha imbuga nkoranyambaga batunguwe ndetse banatangazwa n'amafoto y'umuhanzi Nsengiyumva wamenyekanye nka igisupusupu afite imirimbo y'ubwiza ku mubiri we. Amafoto y'uyu muhanzi utari muto cyane mu myaka yasohotse akurikira integuza y'indirimbo cyangwa se cover yitegura gusohora mu minsi iri imbere. Aya mafoto atandukanye amugaragaza mu isura nshya yatamirije imirimbo y'ubwiza bitandukanye nuko abantu bari basanzwe bamuzi. Uyu muhanzi wari umaze igihe atagaragara mu muziki yongeye gukangura abibazaga aho yagiye hasohoka amafoto ye yambaye amaherena, tentire mu mutwe ndetse anambaye imirimbo itandukanye. Nsengiyumva yakunzwe mu ndirimbo ya mbere yasohoye yitwa Maria Jeanne imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2 mu gihe cy'umwaka umwe gusa imaze isohotse. Yakunzwe kandi mu ndirimbo Icange Mukobwa rwa Gitima ndetse na Uzaza Urebe u Rwanda yaraherutse gusohora. Iyi ndirimbo nshya isubireho Nsengiyumva agiye gusohora mu buryo bw'amajwi yakozwe na JP naho amashusho yatunganijwe na Faizo Pro. Turakumvisha agace k'indirimbo nshya ya Nsengiyumva igiye gusohoka. Dukomeje kuri ivuga ko Ally Soudy yanze kwita izina ubuheture bwe hatabayeho umuhango wo kurya ubunyano. Iminsi ikomeje kwirenga Ally Soudy n'umufasha we bibarutse ubuheture. Umwana wabo wa gatatu akaba uwa kabiri uvukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko imfura yabo yavukiye i Kigali. Uyu mugabo yanze kwita umwana w'izina hatabayeho umuhango wo kurya ubunyano. Ally Soudy wabaye umunyamakuru ukomeye muri Rwanda yavuze ko atahisaho umwana w'izina kuko yifuza gukora umuhango wo kurya ubunyano nk'uko byahoze mu muco nyarwanda. Ati kugeza ubu ntabwo ndafata umwanzuro w'izina umwana wanjye agomba kwitwa kuko ntekereza gukora umuhango w'ubunyano, ngaho uruhare bakuru be n'inshuti n'abavandimwe mu kumuhitiramo izina. Ally Soudy avuga ko bakuru b'uyu mwana atigeze bakorera uyu muhango bitewe n'impamvu zitandukanye z'ubuzima, ariko asanga kuri iyi nshuro agomba kwita umwana w'izina habanje kubaho umuhango wo kurya ubunyano. Icyakora nanone ngabangamiwe n'icyorezo cya COVID-19 ati ndatekereza gutegura ibirori habariho mwitira izina, ariko ndacyagira imbogamizi za COVID-19 kubona ahantu ukorera ibirori cyangwa gutumira abantu bakaza kugufasha ntabwo ari ibintu byoroshye. Uyu mugabo avuga ko hakiri gushaka umwanzuro mwiza yafata mbere y'uko yita umwana w'izina ku buryo uzamushimisha ndetse ukazanashimisha umwana we mu gihe kizaza. Uyu mwana wa gatatu wa Ally Soudy yasanze abavandimwe be barimo Aligisa Basia Kigali mwiza Buheta wavutse ku itariki ya 8 Mata 2015 ndetse na Ali Waris mwiza akaba ari imfura kandi yaravukiye mu Rwanda. Ally Soudy ubana n'umuryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi na benshi mu ndirimbo nka Umunsi ku munsi yakoranye na Rosie, Leah umwiza yakoranye na The Ben, aherutse no gufatanya na Amaroon basubiramo indirimbo Delira. Uyu mugabo yanabaye umunyamakuru ukomeye w'imyidagaduro mu Rwanda aho yamenyekanye ku maradiyo nka Radio Salus, Isango Star. Usibye ibi ariko kandi ni umwe mu batangije Ikirezi Group, abakaba aribo bazanye icyitwa Salax Awards. Twakomereje ku makuru yandi avuga ko indirimbo ntiza ya Mr Kagame na Bruce Melody ishobora guhagarikwa. Nyuma y'iminsi mike Mr Kagame na Bruce Melody basohoye indirimbo ntiza itaravuzweho rumwe, kuri ubu amakuru make ari kuvuga nuko ishobora guhagarikwa. Mu makuru dukesha Igihe avuga ko nyuma y'isohoka ry'ino ndirimbo Inteko Nyarwanda y'Umuco n'Ururimi RARC yateranye ikiga ku kibazo cy'ibihangano byiganjemo amagambo nyandagazi bikomeje kuba byinshi. Nyuma yo gusuzuma iki kibazo bivugwa ko hakozwe raporo igomba gushyikirizwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco ndetse ibikubiyemo ari ugusaba ko iyi minisiteri ifata ingamba zo guhagarika iyi ndirimbo. Icyakora nubwo ayo makuru harabivuga atyo, ubuyobozi bwa RARC mu kiganiro n'umunyamakuru w'Igihe ntabwo bwigeze bwerura ngo buyemeze, nubwo bahamya ko bamaganira kuri ibihangano byangiza umuco w'Abanyarwanda. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi muri RARC
Modeste Nsanzabaganwa yavuze ko basaba abahanzi guhanga ibintu bifitiye akamaro umuryango nyarwanda aho guhanga ibidafite icyo bibamariye. Ati biriya biharaje ntacyo byigisha abantu, nta n'icyo byungura abantu cyangwa ngo bibubake. Abahanzi bamenye ko ari abantu bubaka igihugu, turabirwanya bikomeye kuko nta wabishyigikira. Uyu muyobozi muri Rarike yavuze ko abahanzi kenshi babikora bashaka kwigarurira urubyiruko, ariko kubwe asanga hari uburyo bundi babigaruriramo bitabaye ngombwa ko bakoresha amagambo nyandagazi. Nsanzabaganwa yavuze ko ibi bikomeje byagira ingaruka ku muryango nyarwanda. Ati bikomeje byagira ingaruka ku muryango nyarwanda, wenda ni ibintu basakuma iyo hanze ariko bakeneye kubireka kuko byasenya igihugu. Yavuze kandi ko bagerageza kugira inama abahanzi baguye muri uyu mutego, gusa ngo uzananirana haziyambazwa amategeko. Ati ntiduhwema kuganira nabo nubwo bidusaba guhozaho, abo twahuye bagiye bahinduka, ariko nanone uzatunanira nawe tuziyambaza izindi nzego kuko bakwiye kumenya ko hari amategeko ngengamyitwarire. Uyu muyobozi yirinze kugaruka ku ndirimbo ku yindi muzo banenze, ariko avuga ko izagiye zisohoka zose bagerageje kuvugana na ba nyirazo kandi afite icyizere ko bumvise impanuro bahawe. Ibi ariko bigarutseho mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara umubare w'abatishimiye indirimbo ziri gusohoka muri iki gihe zikubiyemo amagambo y'urukozasoni. Mu ndirimbo z'urukundo ubusanzwe insanganyamatsiko ikunzwe kuvugwaho n'abahanzi batandukanye, ahanini ni urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu. Iyi nganzo y'imitomore isa n'itakigezweho muri iyi minsi, ahubwo urukundo baririmba ni uruganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ni ibintu bitakundaga kuririmbwaho mu minsi yashize, ariko muri iyi minsi bikomeje gufata indi ntera kuko indirimbo zamamaza ibi bikorwa zikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Twagiye kuri ino nkuru ivuga ko Igor Mabano wasubitse igitaramo cye kubera COVID-19 agiye kumurikira alubumu ye kuri YouTube. Nyuma yo gusubika igitaramo cyo kumurika alubumu ye ya mbere, Igor Mabano agiye kukimurikira kuri YouTube afatanije na benshi mu bahanzi bakorana muri Kina Music. Iyi alubumu yagombaga gusohoka tariki 21 Werurwe 2020 mu gitaramo cyari kubera i Kigali Serena Hotel. Nyuma y'uko umujyi wa Kigali ubonye ubukana bw'icyorezo cya COVID-19 bwafashe icyemezo cyo gusubika ibitaramo byose byagombaga kuba kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, bivuze ko n'icya Igor Mabano kiri mu byahagaritswe. Nyuma y'uko ibitaramo bihagaritswe rero nicyo kikabigenderamo, Igor Mabano yasohoye itangazo rihamya ko tariki ya mbere Kanama aribwo abakunzi b'umuziki bazabona alubumu ye ku mbuga zose zigurisha indirimbo. Nyuma y'iri tangazo kugeza ubu amakuru mashya yamaze kumenyekana nuko mbere y'uko ayisangiza abakunzi b'umuziki we azabanza kuyimurikira abakunzi be mu gitaramo ateganya gukorera ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi wa MK1 sheni ya YouTube iri gukoresha ibitaramo abahanzi batandukanye mu Rwanda yatangaje ko tariki ya 30 Gicurasi hateganyijwe igitaramo cyo kumurika alubumu ya mbere ya Igor Mabano. Mu magambo yagize ati isabukuru nziza kuri Igor Mabano, kandi ikindi urakunzwe album launch ye ni ku itariki ya 30 Gicurasi ikazaca live kuri MK1 Kina Music yose izaba ihari. Aya magambo y'umuyobozi w'iyi sheni ya YouTube yumvikana nk'ateguza abakunzi b'umuziki igitaramo kizahuriramo abahanzi baba muri Kina Music. Igor Mabano nawe ubwe yemereye ikinyamakuru Igihe ko bari gutekereza uko iki gitaramo cyakorwa. Ati nibyo turi kubitekereza. MK1 TV ni sheni iri kunyuzwaho ibitaramo by'abahanzi bakomeye nyuma y'uko Tom Close yabanje agakurikirwa na The Ben, hakaba hatahiwe itsinda rya Tuff Gang yitezweho gutarama tariki ya 23 Gicurasi uyu mwaka n'ejo bundi kuwa gatanu. Twagiye kuri ino nkuru ivuga ko Tonzi yiyemeje gufasha umunyempano Alexandre Lorenzo ufite ubumuga bwo kutabona. Umuhanzi Tonzi uzwi cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana yiyemeje gufasha umuhanzi Alexandre Mwitende cyangwa Lorenzo ufite ubumuga bwo kutabona. Alexandre Lorenzo w'imyaka 40 ubusanzwe avuka mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko ubu aba mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko yatangiriye umuziki we mu kigo cya HVP Gatagara, yagiyemo afite imyaka 6 bitewe n'ubumuga bwo kutabona yagize afite imyaka 3. Ati umuziki nawigiye Gatagara mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Byumva Hore ni mukuru wanjye, nasanze we n'abandi bahaje imbere yacu bamaze kuhava. Umuziki nawize imyaka 4 yose hose muri kiriya kigo. Nagize ubumuga bw'amaso mfite imyaka 3, ibintu byizanye nisanga ntabona ku myaka 6 iwacu banjyana i Gatagara. Mpageze njya muri korali y'abana, hari ibyuma nkajya mbicokoza. Hari umwarimu waturutse muri Kongo yarabibonye ahita atangira kumfasha kwiga gucuranga. Uyu mugabo uretse kwiga umuziki ariko anawigisha, ashobora kwigisha piano cyangwa gitari, ariko umuntu ubishaka akamusanga mu rugo iwe cyangwa nawe akazi we.
uko yahuye na Tonzi rero nishimwe rye kuri we. Mwitende Alexandre yavuze ko yahuye na Tonzi ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo, ati Tonzi yambonye kuri televiziyo imwe ikorera mu gihugu, impano yanjye imukora ku mutima, atangira kumfasha binyuze mu kigo yise Birashoboka dufatanije. Ubu kuva twahura amaze gukora indirimbo ebyiri, ubu nahise mbona iyo nzira nziza yo gukomeza umuziki. Yavuze ko ashimira cyane Tonzi kuba yaramwumvise akamufasha, nyamara hari abandi benshi bagiye bahura nawe ariko bakamurenza ingohe. Nshuti bakunzi Bukombe TV, reka dusoreze kuri ino nkuru ivugwaho ko bidasubirwaho Gasogi United yasinyishije Iradukunda Bertrand wakiniraga Mukura Victory Sport. Gasogi United yasinyishije rutahizamu wa Mukura Victory Sport Iradukunda Bertrand ku masezerano y'imyaka 2 ndetse imwerekana kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 ku munsi w'ejo hashize. Ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo byavuzwe ko Iradukunda Bertrand yumvikanye na Gasogi nk'uko byemezwaga n'inshuti z'uyu mukinnyi. Ibi kandi byabanje gutangazwa na Angeli Mutabaruka ukorana na KNC kuri TV1 na Radio 1, ariko bihita binyomozwa na KNC, ariko nyuma amakuru abaye impamo. Ku gicamunsi cyo kuri uwa kabiri washize, perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles KNC yasinyishije Iradukunda Bertrand ndetse anamwerekana afite umwambaro w'iyi kipe. Yabaye umukinnyi wa mbere mushya werekeje muri iyi kipe iheruka kongerera amasezerano barimo Kwizera Aimable ukina mu mutima wa ba myugariro, Helen Berian ukina hagati. Gusa Gasogi United ishobora gutandukana n'umunyezamu wayo wa mbere Kwizera Olivier ushobora kwerekeza hanze y'u Rwanda, aho bivuga ko yifuzwa na AS Vita Club yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iradukunda Bertrand y'imyaka 24 yifuzwaga kandi n'ikipe ya AS Kigali, yaramaze imyaka 2 akinira Mukura Victory Sport nyuma yo kuyigeramo muri Nzeri 2018. Mu 2012 nibwo Iradukunda yerekeje mu Isonga FC ajya muri APR FC muri Kamena 2014, ubwo ikipe ya gisirikare yatozwaga na Mashami Vincent. Mu 2016 Iradukunda Bertrand yagiye muri Bugesera FC ku masezerano y'umwaka umwe mbere yo kwerekeza muri Police FC yakiniye umwaka umwe nabwo abona kujya muri Mukura Victory Sport. Yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 mu 2012, akomereza mu batarengeje imyaka 20, ajya no mu batarengeje imyaka 23 n'ikipe nkuriza kumuhamagara guhera mu 2014. Ibibazo bya mikoro byabaye muri Mukura Victory Sport kamara amezi 6 adahemba abakinnyi, biri mu byatumye uyu musore atera umugongo ikipe yihuye. Kugeza ubu ntiharamenyekana hazaza h'uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020 mu Rwanda, nyuma y'uko Ferwafa itangaje ko umwanzuro uzatangazwa bitarenze tariki ya 30 Gicurasi ni muri uku kwezi. Nshuti bakunzi Bukombe TV, hano dusoreje amakuru yacu, tubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo twibanire tubagezaho ibyiza bigezweho. Nari mpore bukenewe, murakoze cyane.